Nimuhumure bana b'Imana, dore inkuru nziza y'umukiro. Dore amasomo atuzaniye agakiza iki cyumweru cya 20 tariki 16 Kanama 2020. Isomo rya ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, mutwa 56 murongo wa mbere n'umurongo wa 6 kugeza kwa 7. Uhoraho avuze atya: nimuharanire ubutungane, mukurikize ubutabera, kuko umukiro wanjye wegereje n'ubuntu bwanjye bugiye kwigaragaza. Naho abanyamahanga bizirika kuri Uhoraho bakamuyoboka bakunze izina rye kandi bakamubera abagaragu, abo bose bubahiriza isabato ntibayice, bagakomera ku isezerano ryanjye, nzabazana ku musozi wanjye mutagatifu, nzatuma bishimira mu ngoro yanjye basengeramo. Ibitambo byabo bitwikwa n'andi maturo bizakirwa ku rutambiro rwanjye, kuko ingoro yanjye izitwa ingoro yo gusengerwamo n'amahanga yose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 67. Isomo rya kabiri niryo mwiyora Paulo mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 11 murongo wa 13 kugeza kwa 15 n'umurongo 29 kugeza kwa 32. Bavandimwe, mwebwe abanyamahanga, dore icyo mbabwira. Mu rugero ngewe ndi intumwa mu mahanga, nubahiriza ubutumwa nahawe, nizera gutera ishyari abo dusangiye ubwoko, ngo ngire bamwe muri bo ndokora. Kuko niba ugucibwa kwabo kwaronkeye isi yose kwiyunga n'Imana, kugaruka kwabo kuzacura iki? Kitari ukuzuka kw'abari bapfuye. Kuko rero igihe Imana imaze gutanga no gutora ntiyisubiraho. Nk'uko namwe kera mutumviraga, none ubu ngubu mukaba mwaragiriwe impuhwe ku mpamvu kutumvira kwabo. Bityo nabo ubu ngubu banze kumvira kugira ngo mugirirwe impuhwe, mu gihe cyabo nabo bazazigirirwe. Imana yakoranyije abantu bose mu bwigomeke kugira ngo bose hamwe ibagirire imbabazi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivanjili yanditswe na Matayo, umutwe wa 15 umurongo 21 kugeza kwa 28. Muri icyo gihe Yezu yerekeza mu karere ka Tiri n'i Sidoni, nuko umunyakananikazi aba mu nkiko y'icyo gihugu, atera hejuru ati: mbabarira Nyagasani, mwana wa Dawudi, umukobwa wanjye yashegeshwe na roho mbi. Ariko Yezu ntiyagira icyo amusubiza. Nuko abigishwa baramwegera baramwinginga bati: mwirukane kuko adusakuza inyuma. Ariko we arabasubiza ati: nta handi noherejwe kereka mu ntama zazimiye zo mu muryango wa Isiraheli. Ariko umugore aramwegera aramupfukamira avuga ati: Nyagasani ntabara. Aramusubiza ati: ntibikwiye gufata umugati w'abana ngo ujugunyire ibibwana. Umugore nawe ati: ni koko Nyagasani, ariko n'ibibwana birya tuvungukira tugaho bashebuja bafunguriye. Nuko Yezu aramusubiza ati: wa mugore we, ukwemera kwawe kurakomeye, nibikumerere uko bishaka. Ako kanya umukobwa we arakira. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, muri aya masomo y'uyu munsi Imana yiyemeje kwegera abana bayo bari mu mahanga, bari kure, aho tugiye kuzirikana ku mukiro ugenewe abantu bose. Uwo mukiro rero dusaba kutiyemera no kutirara, twibeshya ngo twarashyikiriye kandi urugendo rukiri rurerure. Mu isomo rya mbere turumva uburyo Imana yishimira umunyamahanga nk'umuntu wahoze kure y'Imana akagaruka mu nzira nziza. Ati: kuko ingoro yanjye izitwa ingoro gusengerwamo n'amahanga yose. Ni koko bavandimwe, Imana ntitoranya abaza bayigana, ahubwo ishaka ko twese tuyigana ikadukiza. Anabyo umuririmbyi wa Zaburi yarimbye none ati: Mana yacu, imiryango yose y'isi nigusingize, imiryango yose nigusingiriza icyarimwe. Amen. Pawulo intumwa ya Kristo yitwa nanone Apotre des Nations, intumwa y'amahanga, yamamaje Kristo mu bapagani, mu banyamahanga. Yishimira impuhwe Imana igirira abanyamahanga ati: Imana yakoranyije abantu bose mu bwigomeke kugira ngo bose hamwe ibagirire imbabazi. Ni koko bavandimwe, Imana ikunda umunyabyaha wicuza. Ni ya ndirimbo igira iti: Yezu agira impuhwe nyinshi, ntiyanga abamusanga, akunda abamwegera bakamusaba ibyo bakeneye byose. Tumuhabwe twese mu Karisiya ye. Mu Ivanjili turabonamo ubuntu bwa Yezu ugiye kurenga imipaka. Za mpuhwe ze zitavangura, zitagira umupaka, zitarobanura, asesekaza kuri bose, ababi n'abeza. Ubwo umunyamahanga yaramwitabaje, umunyakananikazi, ngo amukirize umwana, kandi nyine umukiro Yezu atarazuka wari ugenewe Abayisiraheli. Abayahudi rero nabo barabigenderaga cyane ko ari bo umukiro wagenewe gusa, bigatuma bapinga Yezu, birara, bakiyemera, bagasuzugura abanyamahanga. N'abigishwa ba Yezu akubwiyemeza ikabarimo bati: mwirukane kuko adusakuza inyuma. Ariko Yezu waje gukiza bose arabasubiza ati: nta handi noherejwe kereka mu ntama zazimiye zo mu muryango wa Isiraheli. Dutangarire kandi ukwemera gutangaje k'uyu mugore ubwo Yezu yaramubwiye
ko bidakwiye gufata umugati w'abana ngo ujugunyire ibibwana. Wa mugore akamusubiza ati, nyagasani, n'ibibwana bidutuvungukira tugwa aho bashebuja bafunguriye. Kugira ngo twumvire ijambo ry'uyu mugore ririmo gatigisimu n'ukwemera, twibutse ko abayisiraheli bari ntavogerwa n'intavugirwamo ndetse n'abiyemezi. Abatari abayisiraheli babitaga amazina agayitse asuzuguritse: abanyamahanga, abanyamusozi, abahumanye, imbwa. Mbese imbwa n'utari umwenegihugu wa Isiraheli. None umunyamahangakazi agize ubutoni mu maso ya Yezu. Yezu amugiriye impuhwe n'ubuntu bugeretse ku bundi. Kuba ugiye gusangira na Yezu, kuba ugiye kurya ku mugati w'abana b'Imana n'impuhwe za Yezu, nuko Yezu akiza umukobwa we. Ubu buntu bwa Yezu kuri uyu mugore ntabwo ari uko yari abikwiye, nta nubwo Yezu abikoreye gupinga abenegihugu, ahubwo n'ubuntu bwe butagira umupaka. Rero Yezu yaje gukiza abantu bose. Iyi vanjiri ikubiyemo inyigisho y'Ukarisiya, uburyo twitwara imbere y'Ukarisiya, uburyo duhabwa Yezu, uburyo twakira Yezu. Ni bande bakwiriye guhabwa Ukarisiya? Ni bande bagomba kubatizwa? Igisubizo ni bose. Nta n'umwe udakeneye umukiro, nta n'umwe udakeneye Yezu, kuko Ukarisiya atari igihembo cy'abakora neza gusa, ahubwo ni impamba y'abana b'Imana bari mu rugendo. Wa mugati w'abamarayika, umugati w'abana b'Imana, Yezu atugirira ubuntu akawuduhaho abanyabyaha bicuza. Ni amagambo meza mutagatifu Yohani Mariya Vianney ashishikariza abakristo b'Iyarise gukunda misa no guhabwa Ukarisiya kenshi. Yagiraga ati, mujye muhazwa, musange Yezu, mubeshweho nawe kugira ngo mubereho. Nibyo rwose ntimubikwiye, ariko murabikeneye. Bavandimwe, hari abantu benshi kuri iyi si babona barahiriwe, bagatunga bagatunganirwa, nuko bagatangira bagapinga abandi no kubafuhira bitabuze. Ushobora kuba warakize kuri iyi si, ariko ukwiyemera no kwirara bikagusubiza ku isuka, bikagusubiza mu bukene, bikagusubiza mu bucakara bw'icyaha, bikagusubiza mu mahanga. Umunsi umwe Kibeshya na Kalisa bari abaturanyi b'abakristu ariko bangana. Kibeshya yarakize cyane, akajya yishongora kuri Kalisa ngo nta mavuko y'ikirenga afite, ngo niwe wamuhaye ikibanza, ngo adahari ngo Kalisa yapfa. By'akarusho bombi bari bafite abana bigana mu iseminari nkuru bitegura kuzaba abapadiri. Ubwo Kibeshya akajya yishongora kuri Kalisa ngo icyo asigaje ngo amaramaze amakuzo ngo ni ukubona umupadiri mu rugo rwe, ngo kuko mu muryango wabo havukamo abantu bakomeye gusa, abadepite, abategetsi bo mu nzego za leta bakaze, ngo basigaje kubona umupadiri ngo icyubahiro gikomeze kiyongere mu muryango wabo, kandi ngo aziranye cyane n'abasenyeri batanga ubupadiri, ngo ari mu bavuga rikijyana. Kalisa yakumva ibyo byose agatuza ntamwakure. Igihe rero cyaje kugera, babana mu kurangiza umwaka wa stage, umwana wa Kibeshya baramwirukana kubera kwirara n'amakosa atabuze ngo yari yarashyikiriye. Nuko Kalisa arakomeza n'amashuri ye mu iseminari nkuru yitegura ubupadiri. Kibeshya n'umugore we bati, kwa Kalisa badukoreye ishyano, baramwirukanishije, bamugeretseho amakosa, batubujije ibirori by'umwana. Nuko rero batangira guhiga bati, Kalisa we, twembi turabura abapadiri, ndaho byavugwa. Nuko bakugira munsi y'urugo, basoromera wa muhungu wa Kalisa utuboga, badukaranga mu Kinyarwanda, bahereza wa mu seminari. Iwabo bamuhaye imiti yanga gukira, nuko bamuhungishiriza mu kindi gihugu kumuvurizayo. Agezeyo arakira, akomerezayo na seminari nkuru, aza no kuba umupadiri kubera Imana, ubuntu bw'Imana. Ubwo kwa Kibeshya bibwiraga ko ubwo batakimubona ngo yarapfuye ndetse baranamwibagiwe. Hashize igihe wa mupadiri wo kwa Kalisa yaje kugaruka mu gihugu cye, nuko ku munsi wa gatandatu umuhungu wa Kibeshya aza gushyingirwa. Bageze mu kiliziya basanga ari wa mupadiri wo kwa Kalisa ugiye kuyobora iyo misa, ugiye kumushyingira. Kibeshya biramucanga, igifu kiramurya, arajugumira, nuko afata umuhungu w'akaboko n'umuryango we barisohokera ati, aka ni agasuzuguro, aka gahungu sinari narakohereje ikuzimu, kagarutse gate, sinzongera no gusubira mu kiliziya. Ye baba we, Kibeshya we. Babyeyi, ninde ukwiye umukiro? Babyeyi, ninde utari umunyamahanga kuri iyi si? Ninde wikwije ku buryo nta bundi bufasha gikeneye? Ishyari ni ribi bavandimwe, ngo kuko abanyamahanga bazadutanga umukiro, twebwe abiyemera ngo turavuga rikijyana, ngo tuziranye n'abakomeye, ngo tuzi gutereta. Umva mubyeyi, ushobora gutereta akazi, ugatereta umusore cyangwa umukobwa, ugatereta amafaranga, ugatereta abantu, ariko ntiwatereta amasakramentu, ntiwatereta ubupadiri, kuko ni impano y'Imana itanga ku buntu bwayo. Ntabwo kwika umukristo bihagije ngo wakize washyikiriye, ngo utangire ucira abapagani imanza ngo ntacyo bari cyo. Yezu yavuze ko nitutitonda ibyihare abasoresha n'abasambanyi bazatanga biyita abakristo mu ijuru. Kibeshya rero nawe ushobora kuba umukristo uziranye na Yezu ariko utaramuyobotse, umupinga,
ukiyemera ukirara ukazabura umukiro, abakene bakazagutanga ingoma y'ijuru, kandi nguru w'indani uri mu bavuga rikijyana ukibaza aho rijya rigakuyobera. Mutagatifu Yohani Mariya Vianney yababazwaga cyane n'abapadiri birara ngo bahura n'Imana kenshi, ngo barasenga bagasomera abandi misa. Nuko mu gushishikariza abapadiri n'abakristo gushyiraho umutima kuri misa ati, nugirwa ubuntu ugatura igitambo cya misa, iyo misa ujye uyitura ku buryo butatu. Uyiture nk'aho ariyo ya mbere mu buzima bwawe, uyiture nk'aho ariyo ya nyuma, uyiture nk'aho ariyo yonyine. Ayo magambo meza Mutagatifu Tereza wa Kalikuta yari yarayamanitse muri sakristiya ku rukuta, ari no kurarikira abapadiri gutirara bagatura misa bashyizeho umutima wose, kuko bari mu mwanya wa Yezu. Ariko kuba mu mwanya wa Yezu ntabwo ari ukumupfukirana, ahubwo ni ukumwerekana. Mukristo ni kangaho ujya wirara wamara gushyikira ugahita urambika iby'Imana? Ngubu Imana ikubwiye ko iryo sengesho ariryo rya nyuma, warivuga urangaye? Warivuga wasinze? Wasenga utebaye ari ibya nyuma? Wakora utebaye ari ibya nyuma? Iyo misa ibaye ariyo yonyine usigaranye wabigenza ute? Amasomo uyu munsi atwongera imbaraga z'ukwemera. Buri wese yumve ko ari umunyabyaha, umunyamahanga ukeneye kwisubiraho, ukeneye kugarukira Imana, ukeneye impuhwe z'Imana. Urugendo ruracyari rurerure, nta kwirata, nta kwiyemera ngo tuziranye n'abakomeye, kuko ku Mana nta kimenyane kibayo, nta kene wabo, nta miryango, nta moko, nta vangura, nta muyahudi, nta mugereki, bose ni bamwe kubera Yezu. Twunze umwe muri Kristo Yezu, Ukarisiya iduha kunga ubumwe, tukaba abavandimwe, tukava mu mahanga y'icyaha. Mu Kristo rero ni wirara abandi bazagutanga umukiro. Nuko rero mu Kristo nujya gusenga, nujya kurya, nujya mu mirimo, nujya kuryama, senga, urye, kora, ryama nk'aho ari ubwa mbere, ubwa nyuma nk'aho ariyo mahirwe yonyine usigaranye. Ntawamenya ibiza gukurikiraho, bityo bizakurinda kwirara no kwiyemera. Wumve ko ntaho uragera, bityo ujya wumva buri gihe ko ariyo mahirwe Nyagasani yari asigaje kuguha. Nimugire amahoro. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu.